hari abantu batasobanukirwa bimwe mu bice by'ingenzi by'umubiri bikorana kugira ngo umuntu yumve, asobanukirwe kandi asubize mu buryo bwihuse ibyo yabwiwe. Mu ngingo z'ingenzi harimo amatwi, ubwonko, imitsi ndetse n'umunwa. Iyo umuntu yumvise ijwi, amakuru agenda mu buryo bwihuse cyane ava mu matwi akagera ku bwonko. Ubwonko bugasobanura ubutumwa mbere yo gutanga amabwiriza ku munwa. Tugiye kugaruka ku mikoranire y'amatwi, ubwonko ndetse n'umunwa. Hari imbogamizi n'ibibazo abantu bakunda kugira, ugasanga amakuru atangwa mu buryo butizewe cyangwa se umuntu agatanga ibihabanye n'ibyo yumvise. Amatwi ni urugingo rw'ingenzi wakira amajwi iyo umuntu avuze cyangwa se amajwi agenda mu kirere ameze nk'umuraba. Ndabashimye, ni Papa Sandra Dukunda. Amatwi ni amwe mu ngingo z'ingenzi z'umubiri w'umuntu, ahindura ubutumwa ndetse akabwohereza ku bwonko. Ibi bibaho vuba cyane, akenshi biba mu gihe gito cyane, munsi ya 1/10 cy'isegonda. Nubwo amatwi yumva ako kanya, siko ahita asobanura ibyo yumvise. Rero ni uburyo umuntu yakiramo amajwi akabwohereza ku bwonko, ubwonko nabwo bukakira bugasobanura amakuru. Iyo amajwi ageze mu bwonko, ubwonko butangira gusesengura kugira ngo bumve neza ibyo umuntu avuze. Ubwonko bushobora gufata hagati ya 1/10 cy'isegonda kugera kuri 1/3. Mu gutangira kwakira amakuru, ubwonko bubanza kwitonda. Hari umuvuduko w'amajwi ubwonko bukoresha bwohereza ku bwonko. Ibi bishobora gufata hagati ya 1/5 cy'isegonda bitewe n'uburebure bw'amakuru cyangwa se n'uyavuga. Urugero, iyo umuntu akubwiye izina ryawe, bishobora guhita bifata ubwonko mu gihe gito cyane, vuba kandi byihuse, kubera ko wowe wahamagawe uriyizi. Ubwonko nibwo rugingo rw'ingenzi rutunganya amakuru yose ava mu matwi, amaso ndetse n'izindi ngingo. Uko amakuru agera ku munwa, abantu benshi bibaza uko amakuru agera ku munwa ndetse n'uburyo ubwonko buhita bufata amakuru bugasesengura, umuntu ugatangira gukora mu gihe gito cyane. Nyuma y'uko ubwonko busobanukiwe ubutumwa, bwohereza amabwiriza ku munwa, ururimi n'izosi kugira ngo umuntu ashobore kuvuga cyangwa se asubize. Uru rugero runyura mu mitsi y'umubiri kandi vuba byihuse. Akenshi bifata 1/10 cy'isegonda kugeza kuri 0.3 cy'isegonda kugira ngo umuntu yumve. Hari igihe umuntu ashobora gutinda gusubiza bitewe n'impamvu zitandukanye. Muri zo harimo kudatekereza ku buryo yumvise neza. Umuntu ashobora kuvuga cyangwa se bakamubwira arangaye. Hari ikibazo gikomeye gisaba gutekereza cyane. Ubwonko bufata igihe kinini cyo gusobanukirwa. Hari umunaniro ukabije ndetse no kubura ibitotsi. Ibi nabyo bituma ubwonko bukora gahoro. Stress cyangwa se ubwoba, ibi nabyo bishobora gutuma umuntu adahita asubiza bitewe n'ahari. Hari indwara cyangwa se ibibazo by'imitsi n'ubwonko bishobora kugabanya umuvuduko wo gusubiza. Muri make, amatwi yakira amajwi vuba cyane maze akohereza ku bwonko. Ubwonko bugasobanura amakuru mbere yo gutanga amabwiriza ku munwa kugira ngo umuntu asubize. Ibi byose bishobora kuba mu gihe gito cyane, ariko umuntu ashobora gutinda
impamvu zirimo gutekereza cyane, hari umunaniro cyangwa se ibindi bibazo by'ubuzima. Nervous system ni urusobe rw'imitsi rufasha ubutumwa kugera ku mubiri. Nagushimiye, nitwa Pastor Nzadukunda. Nakwibutsa gukora subscribe ndetse no gusharinga na comment.